Igicuri cyangwa epilepsy gishobora guterwa n'impanuka wagize ugakubita umutwe hasi hanyuma ubwonko bukaba bwakomereka. Igicuri kandi gishobora kuba nyuma y'impanuka nyine ikomeye wagize y'ubwonko, ubwonko bukaba bwakwangirika. Igicuri kandi gishobora guterwa n'indwara zikomeye cyangwa se kuba waragize umuriro mwinshi. Igicuri kandi gishobora guterwa na stroke. Igicuri kandi gishobora guterwa n'uko ubwonko bwabuze oxygene cyangwa se ubwonko bwabuze umwuka. Igicuri kandi gishobora guterwa n'ibibyimba byo mu mutwe. Igicuri kandi gishobora guterwa n'uburwayi nka dementia n'ubundi bitwa Alzheimer. Igicuri kandi gishobora guterwa n'uko mama ubyara ukirwaye ashobora kuba yarakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se harabayeho impanuka, ndetse kandi bikaba byatuma ubwonko butirema neza, hanyuma akaba yagira ibibazo by'igicuri. Bishobora kandi no gutera ko umuntu yabuze oxygene akivuka, akabura umwuka, ubwonko bukabura umwuka. Igicuri kandi gishobora guterwa na infection nka sida ndetse na meningite. Igicuri kandi gishobora guturuka kuri heredité cyangwa se uruhererekane rw'imiryango, ugasanga muri famille yawe baragifite hanyuma nawe urakirwaye. Hello, this is Dave again. Iyi ni The Voice Life, nanjye ndi Devote Uwase. Ndakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere ko umeze neza, uri amahoro. Niba utameze neza, Imana ikugirire neza, igukemurire ibyakugoye. Muri kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku gicuri, tugiye kuganira ibigaragaza ko umuntu arwaye igicuri, ibitera igicuri, complication zacyo cyangwa se ingaruka zo kurwara igicuri, uko bakivura ndetse n'imiti bajya baha abakirwaye, ndetse n'uburyo abarwaye igicuri bakwitabwaho kuko nabo ni abarwayi nk'abandi. Karibu muri iki kiganiro. Igicuri rero ni uburwayi nk'ubundi kandi ni uburwayi bw'ubwonko bugaragazwa n'uko umuntu ataye equilibre akikubita hasi. Ibi rero abaganga barabisuzuma. Iyo wikubise hasi ukaba watitira rimwe kabiri, abaganga bashobora kugusuzuma bakareba ikibitera. OMS ivuga ko miliyoni 50 z'abantu ku isi barwaye ubu burwayi bw'igicuri. Nta muntu rero utarwara igicuri, gishobora gufata abana cyangwa abantu bakuru. Ubushakashatsi bwakozwe 2021 bwagaragaje ko abagabo barwara igicuri cyane kurusha abagore. Ibi rero biterwa n'uko ngo abagabo bakunda guhura na factors zishobora gutuma barwara igicuri nk'inzoga cyangwa se accident zishobora gukomeretsa umutwe. Habaho rero ubwoko bubiri bw'igicuri. Hari igicuri kigaragazwa no gutitira umubiri wose, umuntu akaba yatitira ahantu hose. Hari n'igicuri kigaragazwa no gutitira ahantu hamwe cyangwa ibyo bita focal seizure, cyangwa gutitira ahantu hamwe, igice kimwe cy'umubiri kikaba ari cyo gikora muvoma, ibindi bituje. Igicuri rero gifata umubiri wose, ukabona umubiri w'umuntu wose uratitira cyangwa se uri gukora muvoma. Ahangaha n'ubwonko nabwo buba bwafashwe, nabwo buba bufite ikibazo. Ariko iyo ari igicuri cy'ahantu hatoya, ni agace gato k'ubwonko kaba gafite ikibazo. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye igicuri rero bitandukana ku muntu no ku wundi, ariko ibyo abantu bakunda guhuriraho ni ugutitira cyangwa se muvoma z'ingingo, n'umubiri wawe ukaba watitira, umuntu agasa nk'ugagara. Iki gicuri rero gifata uruhande rumwe cyangwa se agace gato. Iyo umuntu agifite ntabwo atubwenge cyangwa se abazi ibiri kuba. Iyo umuntu rero yagize uburwayi bw'igicuri gifata gahande kamwe, atakaza cyangwa se akagira impinduka muri senses ze, cyangwa se kuba yakora ku bintu, kuba yakumva, kuba yareba, cyangwa se kuba yakora ku kintu akacyumva, ndetse kandi ashobora no kugira intege nkeya akumva yacitse intege. Iki gicuri kandi cy'uruhande rumwe gishobora no kuba umuntu agatakaza ubwenge cyangwa se agatakaza memoire, akaba ari inconscient. Ibi rero biterwa nuko umukoraho nta responding, cyangwa se wamukoraho akaba atakwereka ko yakumvishe. Ibi rero nabyo ni ibimenyetso by'iki gicuri. Naho igicuri gifata umubiri wose cyangwa se icyo twakwita ko kinafata ubwonko, habamo ubwoko bubiri. Hari igicuri rero kigufata cy'ubu bwoko ukaba utagira ibimenyetso byo gutitira cyangwa se kugagara. Hari n'ikindi kigufata ukaba wahagagara ingingo, amaguru ndetse n'amaboko ugatitira cyane.
Iki gicuri rero kigaragazwa no kwikunjakunja k'umubiri, umubiri ugatitira cyane, umuntu akaba yakwinyarira ndetse akaba yaruma ururimi kandi agatakaza ubwenge, yaza gukanguka wamubwira ibyabaye ntabyemere. Iyo umuntu rero yagize crise y'igicuri ntabwo aba akeneye ko uhita uhamagara ambulance, kandi niyo wayihamagara ntabwo bahagarika uku gutitira cyangwa se iyi crise yagize, ahubwo niba ubonye umuntu urwaye igicuri ntabwo ari nka kera bavugaga ngo umuntu yarwaye igicuri akagusurira nawe uhita ukirwara, hoya, ahubwo ugomba kugumana nawe ndetse ukamurindira kugeza igihe yongeye kugarura ubwenge, hanyuma ukaba wamuhumuriza. Ugomba rero kumuhumuriza, ugahumuriza n'abandi muri kumwe, hanyuma ukaba wamuryamisha ahantu kandi ukaba wamuyobora aho ataha, kuko aba amaze guca mu kintu kimuhungabanya, nawe ntabwo aba azi ibimubayeho. Niba rero ubonye umuntu urwaye igicuri agize crise, mufashe kuba yaryama ahantu heza, aryamisha uruhande rumwe kugira ngo abone uko ahumeka, kuri ibintu mu nzira byamukomeretsa cyangwa se byamwangiza, hanyuma umushyire ahantu hatari bumukomerere, ahatari bukomeretse umutwe. Nimba yambaye rinete uzimukuremo, niba yambaye ibintu bimuhambiriye ubihambure nka karavate zishobora kumuniga zikaba zatuma adahumeka, hanyuma uhamagare ambulance ize imufashe, ariko muri aka kanya nawe umuhaye ubutabazi bw'ibanze. Niba kandi umuntu agize igicuri ntabwo ugomba kumufata ngo umubuze ko zamuvoma zikora, niba ari gutitira cyane mureke, kandi ntabwo ugomba kugira ikintu umushyira mu kanwa, nta nubwo ugomba gushyira umunwa wawe ku munwa we, nta n'icyo kurya cyangwa amazi ugomba kumuha, ahubwo ugomba kumureka agatuza, bya bintu byatuma agatitira bikarangira, hanyuma yamara gutuza ukaba ariho wamuha ubundi bufasha. Ariko niba ari muri crise, mushyira ahantu heza aryame, hanyuma crise nirangira ubone kumufasha. Ariko mu gihe ari gutitira cyangwa se ubona ari kugagara, mureke, wimufata ngo umubuze kuba yakora muvoma agomba gukora. OMS ivuga ko rero kimwe cya kabiri cy'abantu barwaye igicuri hataramenyekana impamvu zigitera, ariko hari ibishobora gutera igicuri birimo gukomereka k'umutwe, cyangwa se ubwonko kuba bwagira ikibazo bugakomereka. Ibi rero bishobora gutuma ugira igicuri, kuba warwara indwara zikomeye, ukagira umuriro uri hejuru, kuba wagira stroke, kuba ubwonko bwabura oxygene, ibibyimba byo mu mutwe, uburwayi nka dementia n'ubundi bita Alzheimer, kuba umubyeyi utwite umwana yarakoresheje ibiyobyabwenge, umwana akaba yakomereka ari mu nda, ndetse ubwonko bwe bukaba bwagira malformation cyangwa se butakora neza, kuba umwana rero yabura oxygene akivuka. Hari infection nazo zishobora gutera igicuri zirimo HIV ndetse na meningite, cyangwa se uruhererekane rwa heredité, uruhererekane rw'igicuri. Hakaba hari ibintu biri genetique muri wowe by'igicuri bishobora gutuma rero ugira uburwayi bw'igicuri, ugasanga mama wawe yarakirwaye, abavandimwe bawe bamwe barakirwaye. Ibi rero n'ibyo bishobora kugutera ubu burwayi bw'igicuri. Umuntu rero usanzwe ufite uburwayi bw'igicuri hari ibishobora kumutera crise cyangwa se kuba yahorana kukwikubita hasi akagagara, birimo kubura ibitotsi, kurwara indwara zimutera umuriro mwinshi, kugira stress, kunywa ikawa nyinshi ndetse n'inzoga, imiti imwe n'imwe, ibiyobyabwenge, kutarya cyangwa se kurya cyane, kugira isukari nkeya cyangwa se kuba yakubita hasi umutwe. Ibi rero bishobora gutuma umuntu urwara igicuri ahorana izi seja cyangwa se kwikubita hasi akaba yagagara, cyangwa se za crise mujya mubona abantu barwara ibicuri. Niba rero ujya urwara igicuri cyangwa se uzi umuntu urwaye igicuri, akwiye kwirinda ibimaze kukubwira hejuru kugira ngo adahorana uku kwikubita hasi guterwa n'igicuri. Niba rero ujya wikubita hasi ukaba ujya ugira ibibazo byo kwikubita hasi no kugagara, ibimenyetso bigaragaza igicuri nakubwiye, wajya kwa muganga. Abaganga rero baragusuzuma bakamenya niba urwaye igicuri n'ubwoko bw'igicuri, bakaba bagufata amaraso, bakaba bamenya uko ubuzima bw'umutwe bwawe bukora n'uko ubwonko bwawe bukora, hanyuma bakaba bagufasha. Niba rero unakirwara, menya ko udakwiye guhera mu rugo, ahubwo ugomba
kwivuza kuko hari ibyo abaganga bagufasha ukaba wamererwa neza. Iyo abaganga rero bagusuzumye bagasanga ufite uburwayi bw'igicuri barakuvura bakaguha imiti kandi bakagukurikirana. Niba rero urwara igicuri cyangwa se umuntu ufite igicuri, menya ko ubu ari uburwayi buvurwa kandi bukaba bwafatirwa imyanzuro, umuntu akaba yava kuri etape imwe nibaguha imiti ikaba itakuvura bakaba bagukurikirana bakaba ndetse banakubaga kandi ukamererwa neza. Nubwo nta muti urambye cyangwa se wakiza igicuri, abaganga bagufasha kugabanya kukwikubita hasi ndetse kandi ukaba wafashwa kutagira ibibazo bihoraho by'iki gicuri. Umuntu rero urwaye igicuri ntago agomba guhabwa akato, ahubwo agomba gufashwa ndetse akaba yajyanwa no kwa muganga, kuko kwa muganga bashobora kumufasha kuba bagabanya kukwikubita hasi ndetse bakaba bamukurikirana hakiri kare kugira ngo afashwe akomeze ubuzima bwe ntahore yikubita hasi, kuko iyo uku kwikubita hasi kutavuwe ashobora kwikubita hasi buri gihe ndetse akaba yanakwikubita hasi mu muhanda, akaba atashobora gutwara imodoka cyangwa se gukora indi mirimo yindi, kuko ashobora gufatwa no kwikubita hasi atwaye akaba yakora impanuka. Ni byiza rero kumujyana kwa muganga hakiri kare ndetse kandi ntitumuha akato, kandi tukegera abaganga bakaba bamufasha bakamukurikirana, bizamufasha kandi nawe bimurinde ihungabana no kwiha akato mu bandi no kumva yakwica mu bandi, ahubwo yumve ko ari ubuzima yabana nabwo kandi ubuzima bugakomeza akaba yakora n'ibindi bitandukanye. Urakoze cyane wowe wampaye umwanya, nizere ko hari byinshi bigiye muri iki kiganiro. Nakagaruka na Devote Uwase, ibiganiro bya The Voice Live birakomeje. Bye bye, Imana ibarinde, ndabakunda kandi mwite.